tugiye kwiganirira noneho ku gikoresho. Nk'urugero natanga wiriwe mu kazi ntiwirwanye na famiye, ntiwirwanye n'abana, uraje of course ntabwo mbogama. Nawe udukurikiye ushyire muri comment umugabo utaha kare, utaha mbere ya saa 3, uwo yabaye inganzwa ndetse baranamuroze. Rero iyo yitaye ku mugabo wenda nka 20%, abana akabaha 80, ntabwo bisobanuye ko abamwanga, kuko n'ubundi umuntu uba wakwandikiye, umuntu uba uri buguhamagare, uba uri buze kubibona after. Oya ngo basashisha garasasa nk'icyumweru cyose akaza ngo yiseseka. Akaza yiseseka. Urumva? Tubahaye ikaze kuri Nyayo Family, nta gihe na kimwe tuzahwema kubashimira urukundo mukomeza kutwereka. Abakoze subscribe turabashimiye cyane. Nawe rero udukurikiye utarakora subscribe, reka ngusabe ko wakora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro dushyira kuri uno muyoboro. N'umuyoboro wanyu, n'umuyoboro wacu, turawusangiye kugira ngo bijye bigenda neza cyane. Kandi reka tubibutse kujya muduha ibitekerezo byanyu, cyane ko ibyo tuganira hano ni ibitekerezo byacu, ariko ibitekerezo byacu ntago bishobora gukuraho ibitekerezo byanyu. Niyo mpamvu rero tubasaba ko mwajya mushyiramo comment kugira ngo bigende neza cyane. Uyu munsi tugiye kwiganirira noneho ku gikoresho. Ushobora kwibaza ngo icyo gikoresho uyu munsi tugiye kuganiraho ni ikihe? Ni iki ngiki? Telefone. Ni telefone. Telefone ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane bidufasha umunsi ku munsi, yaba ari mu kazi, mu mirimo yacu ya buri munsi, yaba ari mu rugo. Iyo wagiye mu kazi ukenera guhamagara umukozi umubaze ese aho mu rugo bimeze gute, abana bameze gute, harabura iki, ibintu nk'ibyo ngibyo. Yes. Ndetse n'inshuti n'abavandimwe, telefone idufasha kubahamagara, yego, kubandikira ubutumwa, yaba ari WhatsApp cyangwa se message zisanzwe. Ibyo byose irabidufasha. Ariko turebe telefone. Se telefone ni ingenzi cyane mu muryango. ahubwo vuga uti telefone ni ubuzima. Telefone ni ubuzima cyane. Udafite telefone bingana nk'uko butariho mbese. None se ni ryari telefone izaba ikibazo mu muryango? Telefone ni ingenzi mu muryango, ariko se telefone ni ryari izaba ikibazo sasa mu muryango? Telefone aho izaba ikibazo ni ukuyikoresha aho bitari ngombwa. Yego. Nk'urugero natanga wiriwe mu kazi ntiwirwanye na famiye, ntiwirwanye n'abana, uraje wenda waba ari muri babana wenda bishoboye bafite ama wifi mu rugo n'iki, ugasanga wikomereje uri bize kuri telefone, wigiriye kuri social media, wigiriye nyine, ugasanga mu rugo bakubuze muri rusange. No kurya ukarya ufite telefone, ibintu byose nyine kuri muri telefone, kuba bize muri telefone. Umwana nubwo umufasha kandi abana nabonye bafuhira telefone buriya. Barayifuhira cyane. Iyo uri bize muri telefone, umwana nawe aba akeneye nyine akenera ko wamwitaho icyo gihe. Muri rusange guha umwanya telefone cyane birituma nyine n'ubundi bajya bavuga ngo iyo ibintu bibaye byinshi bigakabya, none biba bibi. None ni ukuvuga ngo umuntu nagera mu rugo ntagakoreshe telefone. Wayikoresha in case, ariko nyine akaba ari ukayishyira nka hariya ukagira, kuko n'ubundi umuntu uba wakwandikiye, umuntu uba uri buguhamagare, uba uri buze kubibona after. Ukaba wamwandikira ukamwira ati rero narindi bize nitakubana. Erega n'abantu muziranye bashobora guhamagara amasaha ya nyuma y'akazi, baba ari ba bantu ushobora guha excuse, cyangwa ugomba no kumenyereza ko yavuye mu kazi umwanya wa telefone uba warangiye akakwandikira. Eka turebe ari abadamu n'abapapa, ni bande bakunda telefone, ni bande bakunda gukoresha telefone cyane? Of course ntabwo mbogama. Nawe udukurikiye ushyire muri comment hagati y'umugore n'umugabo, ninde ukunda gukoresha telefone cyane? Akenshi urebye muri rusange ntawe natera ibuye, kuko biterwa n'uburyo umuntu akundamo telefone. Hari n'abantu badakunda amatelefone, ariko majorite wenda ni abamama. Impamvu ari abamama ndayisobanura. Impamvu ari abamama
uba usanga ariyo babaza amakara, babaza gazi irashize, babaza telefone nyine. oya ubwo turi kubivuga in case tugeze mu rugo, iyo umugabo bageze mu rugo ninde ukunda gukoresha telefone cyane? Ni bose. muze kutubwira ni abagabo cyangwa abagore biterwa. Reka ntabwo bishobora ntabwo navuga ntabwo navuga ngo ni uyu nguyu. ubwo ni gute wambwira ngo nimba atari inyana ni ikimasa? oya ni njyewe ndamutse mvuze ngo ni abagore cyangwa ni abagabo ndaba mbogamye. oya nyine wijeneraliza tubwire. muri rusange ni abagabo kuko impamvu ari abagabo impamvu ari abagabo abagabo usanga iyo bageze mu rugo nta kindi kintu kibagira bizi. abagore rero ashobora no kutabona umwanya wa telefone, ari mu gikoni atetse, arimo arakurikirana utuntu n'utundi kugira ngo mujye ku meza birangire mujye kuryama. mu gihe umugabo iyo yageze mu rugo ibyo bintu byose bitaratungana nta kindi kintu kimugira bize, ni mashine, ni telefone, nyine tu ni abagabo. ni abagabo kandi bantera amabuye. nuko akenshi abagore nibo bakunda gukoresha telefone cyane kubera ko abafite abandi bagenzi be baterana udustori twamba kandi amatelefone yacu bafitwe n'abana turi mu mirimo yo mu rugo. abana erega ntabwo ibyo bintu wabinyumvisha ngo byumve. mu dustori twamba he na njyahe ati byagenze gutya hanga. none hasi abagabo impamvu nakubwiye ko abagabo aribo bayikoresha cyane ntabwo yumvikana. ahubwo abagabo baba bari bize muri televiziyo. oya televiziyo se n'abana televiziyo umupira. noneho hari n'abakunda filimi cyane, yibereye mu gafilimi azi seri nshyashya yasohotse. abagabo benshi bakunda filimi ariko umubare munini w'abagabo bikundira umupira. oya gukunda umupira akenshi nubwo bayirebera mu rugo ngo ntabwo iba iryoshye. bajya mu kabari bakajya gusangira na bagenzi babo kugira babone uko bafana n'iki. ariko turi kuri hahandi iyo umugabo yageze mu rugo nta mipira nta biki byabaye rwose nka 90% ntavuze ngo era ni 100%. abagabo kenshi usanga aribo bari bize muri telefone bakoramo iki? abagabo ko nta nyine abarimo aratamporeza ko nta kindi muvuga ngo arimo aratamporeza. abarimo aratamporeza agira ngo arebe ko ibiryo ku meza bihagera mukarya mu dushe mukaryama. oya upfa kuba ageze mu rugo akajya muri dushe birangiye ahita yigira muri telefone. cyokora umugabo ari bize mu tuntu tw'utu business runaka koroda mufitiye amafaranga ari kuri mashine cyangwa ari kuri telefone n'ahandi. akabagore ntago mwanya. ariko stili buriya umugabo nubwo yaba ari muri telefone adukurikiye batubwira icyo yaba akora cyose muri telefone aba ari muri business. ahubwo se aba arimo kureba ibintu bifite umumaro. mu gihe abagore bo akenshi bakunda kwirebera utuntu turaho, yaba ari udutente baturebana n'abana urumva. telefone zacu ubundi zikundwa n'abana. ikindi stati uba usanga nta stati n'imwe ataraviewinga. erega biterwa ntabwo ari abagore bose. ntabwo ari abagore bose nubwo waba ufite umukozi mu rugo. telefone ishobora gusenya urugo cyangwa ntabwo ushobora kurusenya. 100% yarusenya. habaye iki sasa? uko gukunda telefone cyane bituma hari inshingano wica. izihe sasa? nimba ugiye kuri telefone umwanya munini n'urugero wakabaye urimo urategura ku meza kugira ngo mujye ku meza murye, wewe wibereye muri telefone uzi ngo byamvaye na njyahe, ibintu byose wabirekeye umukozi wawe, gusa urumva ntago byavamo. ushiduka umugabo ari kuvuga atari kubundi wewe wateguye wagize ariko nanone ngo abagore ngo mushinjwa ko iyo mumaze kubyara ngo ntago muba mukita ku bagabo banyu, ahubwo muhita mutangira kwita ku bana na telefone. oya ariko se ibyo ubundi ninde wabishyizeho? ninde wabyemeje? ariko si ngaba abagabo bari muri comment mushyiremo mutubwire. ariko nanone hari n'abandi bambwiye yuko iyo nyine ku rukundo umugore yakundaga umugabo iyo mumaze kubyara hari n'urwimukira ku bana. nase ubundi wowe si by'umugore. yego. wowe iyo wabyaye yego umugabo
iyo yabyaye umugabo ukunda abana be urukundo we ntirugabanuka nakunda abana be iyi mugore ahita abona ba mukeba oya se uvuga ari umugabo urukundo yakundaga umugore rwose kandi biranumvikana numva nta n'impamvu yo kubigira rega intambara gute niba umugabo wanjye ntago bisobanuye ko mba ntakimukunda ahubwo wa mwanya namuhaga ari wenyine ndi kumugabanyamo n'abandi bantu babiri cyangwa batatu yego abo bantu ni abana twabyaranye ni imbuto zavuye muri rwa rukundo rwacu rero ntabwo umugore azabona yaba ari ikise yaba ari icyuma yakicamo ibice bingahe kugira ngo aguheze akeya yaguhaga mukiri babiri uraye mwumva mwabagabo oya winca mu ijambo mbanze nkubwire rwa rukundo naguhaga urumva yego tukiri babiri ugasanga n'undi arashaka ngo bamukunde baranabyaye bamukunde mu by'ukuri umugore ntabwo aba kwanga impamvu bavuga ngo urukundo barwimukiye ku bana ni uko babana nibo bakeneye kwitabwaho nibo bakeneye keya nyinshi nibo bakeneye kugira ngo bakure neza kandi umugore atari we ubikoze se byakorwa n'umugabo oya ni inshingano z'umugore kwita ku muryango we ku bana be ku mugabo we rero iyo yitaye ku mugabo wenda nka 20% abana akabaha 80 ntabwo bisobanuye ko abamwanga ahubwo aranamukunda cyane kuko arimo arita kuri babana be yamubyariye babyaranye urumva rero ntago ndizere iyo mpamvu yumvikana mugomba kurugabana kubera yuko none se niba abana ari abajene Marie bakupura ari abajene Marie gasanga mu gitondo urabyuka uteka agacyayi nta wundi urebanira unako gatekesheri wawe urabyuka ukora akantu utuntu twose niwe tukorera ku gapasi urakamuhera ku gihe utuki kuko nta bindi bikurangaza bihari akiyo mumaze kubyara hari igihe ujya kumuterera ipasi umwana akabarariza ukajya kumuha ibere hari igihe ujya kumukorera iki n'iki mwana wa mugabo rero iyo atamenye ko hari impinduka zabayeho mu rugo niho handi usanga avuga ati umugore nta kinkunda kandi ntago bikwiriye ahubwo niba nyine bakavuga ko urukundo ngo ubwo rwimukiye ku bana oya ntabwo rwimukiye ku bana ese kankubaza bakundi iyo umugabo yatahaga mukaba mwicaranye muri salo icyo gihe ntago muba mukicaranye uri guhindura pampa za umwana birumvikana nyine nuko babize nagaruko ngo urukundo rwimukiye gusa njyewe icyo navuga ikintu ushaka gukunda kurusha umugabo wawe mwabana abo bana uzi ikintu navuga cyo navuga nuko abagore ahubwo murakaza ndakugarukiye urumva gusa nk'umugabo ntago twe tuba tugomba gufuhira abana ko bari kwitabwaho ahubwo icyo twakabaye kuba dukora uretse gatoya nkubwire icyo twakabaye kuba dukora ahubwo twakabaye kuba twiremera urukundo twiremera ibyishimo kuko uretse gato oya ntago ntega amatwi wumva ikintu mba nshaka kuvuga aho ngaho kwiremera ibyishimo ndi gushaka kuvuga ni kwa kundi wowe mudamu urimo gukina n'umwana why not mugabo we ataza mukaba muri kumwe n'umwana ahubwo bwira abagabo bagenzi bawe oya turi kuganira muri rusange yego urumva ndabizi neza yuko hari bagenzi banjye bishobora kuba byarabayeho akagira ngo hari n'uwigeze kubinganiriza rwose ambwira ati si umugore wanjye ko yahindutse kuva twabyara naramubuze rwose tinaratahaga urumva tinaratahaga kwa kundi ndi gukuramo udukweto wenda akamashini akaba yakagejeje mu cyumba oya reka nkubwira ahubwo abagabo ikintu bakwiye kwitoza ni kimwe ni ukuvuga ngo niba haje impinduka mu muryango kubana nazo iga kubana n'izo mpinduka ikindi cya kabiri wishyira ibintu biri negative mu mutwe wawe ngo wumve ko umugore watakikwitayeho kubera yuko abakwitayeho ahubwo barimo kwita ku mwana wawe ngo akure neza noneho reka tugane ikindi reka nkubwire reka mbanze nkubwire mbere ko dusoza ikindi abagabo bakwiye kwiga gusapotinga wa mugore niba umugore wenda ari mu gikoni atetse umwana akarira
kubera why not wowe utamuterura ukamuhoza, why not n'umwana pampa yuzuye udashaka kumuhindurira. Ntago muri comment baratubwira ntago rega umugabo ufasha umugabo we, umugabo ufasha umugore we birezinga ikintu cyiswe friendship hagati yabo, barakundana cyane. Nubijyane muri ya nyine bavuga ko nubijyane muri sanse yo kuvuga ngo ni inganzwa ngo ni iki, ibyo ni byo abantu bafite imyumvire ikiri hasi. nkubwire nyine uko bavuga ko ako nkeka ko iyo yari imyumvire ya kera. Bavugaga ko umugabo utaha kare, utaha mbere ya saa 3 uwo yabaye inganzwa, ndetse baranamuroze. Urumva umugabo ushobora gutekera umugore we yaba arwaye cyangwa se atarwaye, uwo nguwo nawe baramuroze. Reka nkubaze ikibazo kimwe. Numvishe ikiganiro cya Rinda n'umugabo we kuri ku isibo, numva ko umugabo we yivugira ati jye hobby yanjye ni uguteka. Nose bitwaye icyateye. Uzi kubana n'umugabo wagira ikibazo wenda n'urugero nta mukozi mufite, mbese mu rugo nyine muri babiri, cyangwa ugasanga urarwaye, yego, akaba ari wa mugabo uzaho ugakigira bize kuri mashini, agasanga gukora ibintu byose ubega tunambwene. Niyo hahandi nyine ashiduka mugiye kuryama nta keya yabonye. Kubera iki? Nyine uri kwipevera ibintu wenyine. Nibyo nabwiraga nyine abagabo bagenzi banjye ko bagomba kugira gute nabo ubwabo kwiyitaho. Ubwo n'umugabo numvishe ngo umugore yararwagiye mu bitaro ngo nta mukozi bafite, arahuruza aca ibintu gute, akajya ajya muri resitora kugura ibiryo by'umugore, nyine mpaka avuye kwa muganga anatashye mu rugo akajya ajya muri resitora kumugorera. Umugore ararwara, niba yari yarabyaye ntabwo nibuka iyo nkuru neza, gusa icyo nzi cyo nuko yajyaga muri resitora ariho akura ibiryo. ubwo se amafaranga wazayabona. Abagabo bakwiriye kwiga kuba loki mu rugo. Icyo waba uri cyo cyose ugomba kuba loki. Si nibyo gusa guca bugufi. Ayo mugabo nta kintu atanashoka, ariko nimujye mwiyibuka mukiba muri ghetto. Wa mugani ziko muri ghetto se wanunamaga ugakoropa. Urumva ishatse umugore ajya ushatse umukozi, nimba kadogo wawe adahari, urumva siko wifuriraga ukayifura kandi ntuyipfubye. None se mu buriri ninde ugusasira? Sibyo se, ninde wagusasiraga? Oya ngo basashisha garasasa nk'icyumweru cyose akaza ngo yiseseka akaza yiseseka. Urumva nese ayo mano ninde wayagusasishirizaga? Urumva ukibana muri ghetto nyine uba ugomba kumva ko nimba washatse umugore ntabwo ushatse umukozi. Ariko hari n'abavuga ushatse umupatina, umufatanyabikorwa. Hari n'abavuga ko nimba uri umusore kugira ngo umenye ko washobora gutunga urugo, urumva ngo ugomba kubanza kwanza ukibana wenyine, sibyo? Ukajya muri ghetto, ukajya muri ghetto ukabona urishoboye, urabasha kwigaburira, urabasha kwiyambika, urabasha kwishyura inzu, urabasha iki n'iki, n'urugo warugira. Noneho kuri step ya kabiri icyo gihe uhita uzana kadogo. Urumva kadogo mukabana, ukabona uri kubasha kumwishyura, uri kubasha kumugaburira, uri kubasha kumukorera mbese ibyo akeneye byose. Aha, kadogo sasa kuri step ya gatatu kadogo ugahita umwirukana, ugahita ushaka umugore. Uri kumva? Ugahita ushaka umugore, urugo nawe utarushobora, mukarubyimba. Wabona mubishoboye muri babiri mukazana umukozi. Ubwo ngubwo aho ngaho mba ndi kuvuga ku uburyo nyine stages z'umuryango zigenda ziyubaka gake gake. Tuzabigarukaho buhoro tubiganiraho gake gake, twungurana n'ibitekerezo. Abakunzi bacu bakomeze baduhe ibitekerezo muri comment n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma reka ngushimire rero, ndabona amasaha adufasha.
murakoze dushimire cyane nabo twabanye yego dushimire wowe mushyashya wakoze subscribe yego mukomeje kutwereka urukundo kuri video byibura ntituri kubura subscribe wenda nka 20 nukuri pe Imana ibaho umugisha iby'agaciro gakomeye rero Cyane. mukomeze mwiyongere twubake ino community twubake uno muryango Imana izadutera iteka namwe mudukunda tuzagera tunakoreye WhatsApp group Yes. y'abantu tubana hanyuma igihe kizanagere tujye tunahura mbese twubake umuryango Chilling. mugari chilling kabisa asante tunitemberera sana mugire ibihe byiza turabakunda mukomeze Cyane. mukore subscribe mukore share mukore na Ariko comment ntitugiye gusoza ntakubwiye icyo bita Joy Decor House ni inzu y'imideri ni inzu yambika abageni ni inzu ikora serivisi na protocole ni inzu kandi ikora makeup nimba uri umugeni ushaka makeup nziza ni muri Joy Decor House ikindi kandi nakubwira nuko muri Joy Decor House bafite ubudasa bw'uko nimba ugiye gukora ubukwe bwawe wabateje imbere nyine birumvikana baguteza imbere nawe ubwo reka mbyite ko ari ukuguteza imbere bagufasha bakagukorera live streaming y'ubukwe bwawe ku buntu cyane ku buntu ayo mahirwe rero ntaze kubacika ikindi nuko banagukorera interview coverage interview coverage y'ubukwe bwawe ibintu bikagenda neza cyane ni muri Joy Decor House iyo ni bonus mu gihe wahahiye cyangwa se wambikiwe muri Joy Decor House n'izindi serivisi zigiye zitandukanye kanze ngubwire nimero ushobora kuba wahamagaraho yego turazishyiraho hano hasi iki ushobora guhamagara kuri 078 21 57 485 078 21 57 485 aho ni muri Joy Decor House. Reka nanone nkubwire Smart Green hari abantu baba bakeneye guhinga urumva ariko akavuga ati se iwanje ko ari amapave gusa aha hantu nahahinga gute ko kandi nta bitaka nshaka iwanje binyanduriza urugo. Yego Muri Smart Green rero biroroshye yuko bagufasha guhinga bya kijyambere ukabasha kuba nawe wajya aho kugira ngo ujye guhaha buri kimwe cyose ku isoko za yama vegetables yose ukabasha kuba wayahahira bagukorera icyo bita karima k'igikoni ka kijyambere cyane kandi karusho kabo surakazi yego nuko baza iyo umaze kubemerera ko baza kugukorera banatanga serivisi zo gutera imiti mu nzu irukana udukoko inyenzi imbeba utuntu nk'utwo nyine tudasobanutse za marijoze zigenda ku nzu neza n'inzoka rero abantu baba bararembejwe n'inzoka zinjira mu rugo n'iki hari abantu baba bafite inzu bifitiye ibiti n'ibiki ibyo bintu wenda bitahabura baguterera ikintu cyiswe umuti neza hehe no kongera kubona ibyo bintu mu nzu iwawe cyane rwose. Ikindi nakubwira nuko ubu ngubu bafite projet yitwa 10 mushroom per family. 10 mushroom per family ni ukuvuga ngo baguhingira ibihumyo nuvuga buri muryango ugomba kuba ufite ibihumyo byibura 10. Urabizi yuko akanyama kwiboga ku isoko karahenze akanyama kwiboga karahenze akanyama ku isoko karahenze rero ako kanyama ku isoko kahenze kankubwire ko vitamine ziba mu bihumyo ziba no mu nyama cyane. Rero umugina umwe ugura amafaranga 700. Ikiro cy'inyama kigura ibihumbi 700. Bishatse kuvuga ngo rero wahinga ibihumyo iwawe kandi bisaruraho inshuro irenze imwe no kuvuga ngo ibihumyo byerera hagati y'iminsi 7 urumva ni n'iminsi hagati y'iminsi 7 n'iminsi 9. Gira abantu badukurikiye Smart Green ikorera he? Yego buretse mbaze mbasobanurire igihe igihumyo cyerera ni hagati y'iminsi 7 n'iminsi 9. Hanyuma igihumyo ushobora kugisarura
ikurinda ugejeje mu mezi 3 kandi igihumyo cyerera ibyumweru 2 byonyine. Smart Green rero wayisanga ni hano mu mujyi i Kigali rwagati kabisa. Uramutse ugeze mu mujyi wahamagara kuri 0788394663 0788394663. Iyo ngiyo ni Smart Green. Be smart. Hanyuma reka ngushimire dusoreza ahangaha. Asante sana. Tunabifurize gukomeza kugira umuryango mwiza, mukore subscribe, keep watching.